abarokore uza agahinda Imana ifite kubwa urasengana amacakubiri nagize agahinda mbona mu Rwanda hari abarokore bafite ingengabitekerezo ukabwiriza ryakote wa uryambariye ku ngengabitekerezo mutima waracyarimo abahutu n'abatwa n'abatutsi Mana yambwiye ngo mubaze ngiukorera niyahe message Dawidi hanyuma dusoze ngerera muri Samweli wa 2 ibice bya 18 uko Imana yasezeranije abayikunda Afrika ibabwira ko agiye gusubiraho ubwami apana demokrasi y'abaperezida muri Afrika agiye kusuraho ubwami. Yes, umwami uzabaho mw'iyi minsi ya none ntago azaba ari wa mwami uterekera azaba ari wa mwami ndashaka kuvuga ngo hagiye kuzaho ubwami bw'ubwari mu Bisirayeli nibwo Imana igiye kuzana nagaruho bamwe nuko bagendaga abandi bagaragaraga bagendera ku mbago badafite bino bice byose by'amaguru abandi bagaragaraga amati yabo hari ukuntu akonjamye ku buryo ubona ko amati akonjamye nyine agasuzuguro yakarambiwe ako kamenyero yakarambiwe kubesera ko yavuze itavuze Mana y'amahoro tugirire neza Mana irambwira ngo arabatakigira ubutumwa bwiza bafite bya bindi bavutse mu mitwe yabo babeshesha abantu bashaka kubahanira ibitangaza kugira ngo babone indoro ari Imana ishaka gusubiza ingoma y'icyami kandi tuzi ko ingoma y'icyami nayo nta cyiza cyayo ingoma y'icyami abantu bari bagifite umuco bari bagifite urukundo ingoma y'icyami nta mukoroni wari uri gutanga amabwiriza mukore gutya mugire gutya ingoma y'icyami kandi navuga ngo wenda ntago benshi babona ibyiza byayo ariko kurikiranya amateka y'abami ngo mbwira abakristo bose bari mu isi hose gutandukanye mwebwe gusa kandi yambwira mwibuke ubuzima bugirwa n'ibice bitatu tugira uyu mubiri tukagira ubugingo tukagira n'umwuka kandi bo muri iyi minsi Mana yambwiye ngo bari gusengera mu mubiri abandi bari bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV reka mbasuze mwese duteze amatwi kandi mukunda ibiganiro byacu babwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe urukundo rw'Imana n'imigisha y'Imana yasesekareho mwese mu izina rya Yesu Kristo mu bice bitandukanye mugiye muhereremo rero ku migabane itandukanye mu ntara zitandukanye mukamwumva ururimi ndi kuvuga cyangwa se bakaba bari kugusobanurira wumve ko ngusuhuje ndagukunda ariko kandi Imana igukunda kukundusha gubwa neza witeka Imana kugirire neza witeke Imana akurengera nje ndi Umusaraba TV wewe witwa nde nyandikira muri comment ngaho no tubane mu kiganiro cyacu kivugaho tumwe umugisha ndi kumwe n'amahanga murabona ko ari kugira gucisha amwenyura yishimiye kugaruka mu rugo cyane turakwakira umuryango nanjye ndabyishimiye ko munyakire murakoze kunyakira ku Musaraba TV nari maze igihe kinini ariko nagarukanga abakunzi b'Umusaraba TV ahubwo ni impamvu zitandukanye ariko narindi no mu murimo ntabwo naburetse nageze ni impamvu zibanga cyangwa zimwe ni impamvu z'uburwayi wenda benshi mu nshuti barabimenye ariko ndashima Yesu ko yabigenje neza narakize urumva umeze neza watoye kamitende n'imitende bavuga karaga kaje kabaraga kaje ngira ngo ni mitende bazatubwira abakunzi bacu bari hakurya yes imbaraga z'umubiri zatangiye kugaragara ese ubugingo bwo nta kibazo bwaragize muri ubwo burwayi dushima Yesu turindira ubugingo buriya
umuntu wageragejwe n'umubiri cyane ni umuntu witwa Yobu, ariko Imana imurindira ubugingo, irabwimana. Nanjye ndashima Imana rero, ubugingo ni muzima, arakomeye, aracyari muri uyu murimo nyine kugeza igihe cy'iherezo cyangwa se ku munsi w'amateka. Amen. Imana ishimwe rero ko nubwo wahuye n'ibyo bibazo byose, ariko dushima Imana ko yakurinze, cyane cyane ko nkunda kuvuga yuko abarwaye bose ntabwo ariko bakira, ariko dushima Imana yuko we warwaye Imana ikongera ikakugarura ugakira, ikabona yuko ugifite umurimo wo gukora. Dushima Imana rero yuko wumviye n'Imana ukaba uje gukomeza umurimo yaguhamagariye. Kubwa neza kandi imbaraga n'amavuta bikaboneka mu izina rya Yesu. Amen, amen. Reka tuguse kandi benshi baba bagukumbuye, nanjye ndimo nge nagusohoje, ariko kandi dusuhurize n'abantu batuteze amatwi bagukunda nagiye kumenya muri kano kanya. Ayo ni benshi cyane, ndabayambiriye cyane mwese abakunzi b'Umusaraba TV, no kuri yambu cyane ndabakunda cyane. Mana yanjye sinzi aho mpera, abasirikare ba Kristo, abo tubana online mwese yambi cyane, kandi inshuti twungutse muri iki kiganiro. Ndabizi ko haba hari abakunzi bakunda ibiganiro tugenda dutambutsa hino, ariko hari n'abashyashya baba bakurikiye iki kiganiro bwa mbere. Namwe ndabayambiriye cyane, no kuri nsuhuje cyane umuntu witwa Pastor Isirone, ni umubyeyi wanjye, nkunda kubana n'umubyeyi wanjye, no kuri iminsi y'umwuka mba numva ari papa wo mu mwuka, kubera ko n'umupapa mukuru afite imyaka irenga 80. Rero akunda Imana cyane, no kuri hari yumve ko musuhuje, nsuhuje umuntu nawe witwa Niyongera Aroni, ni benshi, Didasi, Adolphine, Bosco, Stephanie, Clotilde, mwese inshuti zanjye mwese, harimo Karine, Diane, mwese aho muri mw'ibyo bihugu Uwiteka abarindire. Umwami Imana akomeze abankomereze mu buryo bwose, bwaba ubw'umwuka cyangwa ubw'umubiri, dukomezanye runo rugendo muri rusange. Reka mvuge Abanyarwanda, Abarundi, n'undi wese ubasha kumva uru rurimi, aho muherereye mu mpande enye z'isi, mwese ndabakunda cyane, ariko ndabizi ko Yesu abakunda kundusha. Umwami Imana akomeza asakaza amahoro ye muri mwebwe. Amen, amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro rero iguhe umugisha. Nshuti muvandimwe uduteze amatwi muri kano kanya, n'uyu nguyu ni mama w'amahanga Esther, niwe tugiye kubamenya kano kanya. Reka mbaseke mwari bakwiye bakora mesaje Imana yamuhaye ko ni n'umuhanuzi, uko umwuka ari umushobozi Umwami yamuhaye ni ubutumwa, niko agiye kubutambutsa. Reka nanjye ngusabe gusenga Imana, numara gusenga Imana ukomeze kumwuka kuyobora urugendo rwawe. Amen, amen. Muyemerere abantu badukurikiye twese duce bugufi. Ujya nkunda kubwira umuntu ukurikiye iki kiganiro, data na mwana kandi twese rero nyemerera duce bugufi imbere ya data, haba ari aho wavuye wongere ubyuke, kandi yaba ari ikibazo ufite uyu mwanya ugishyira imbere ya ushoboye byose. Turagushimiye data wa twese mwiza, papa mwiza, papa udukunda, papa utwitaho, papa uturwanirira isegonda ku rindi, papa utanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Turagushimiye, tukuzamuriye ibiganza, wagize neza papa, warandinze ubinjira mu burwayi bukomeye. Data, uyu mwanya ngarutse kuri no kamera ameze neza, mbasha kuvuga ngenda bikemera, kandi ndagushimira. Wandindira umuryango mugari w'abasirikare ba Kristo, urinda umuryango mugari cyane w'abakunzi b'Umusaraba TV, urinda umwana wawe umukozi w'Umusaraba TV, umunyamakuru
ndetse ndashima ko n'umuryango wa ari amahoro. Papa dufite amashimwe menshi twavuga bukira bugacya ariko ushimwe by'imitima yacu bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa imbere y'amaso yawe. Ndagushimira ko byose wabibonye kandi wakiriye amashimwe yacu. Yemerere kandi uyu munsi uyu mwanya data duciye bugufi imbere yawe mwami Imana, wongere kweza ubwoko bwawe. Data mwiza uri Imana nyiribambe n'imbabazi, turi imbere yawe turakwinginze Papa, maraso ya Yesu Kristo aboneke ku bakunzi b'Umusaraba TV bose, mu izina rya Yesu atubera ikimenyetso cy'abaragwa b'ubugingo. Yemerera kandi tubonereho kukwinginga uyu mwanya Data, njyewe ngiye gutambutsa iki kiganiro, reka nkubere mikoro wirangurure, nimbure uboneke Papa, usakaze hose ubu butumwa aho wagambiriye kubugeza. Yemerera bugira bo bohora mu izina rya Yesu Kristo, bugira bukura abantu bawe naho bubageza, kandi bugira ibyo burema abishasha mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye Papa niko bari Iby'Ahanuye. Rero bamwe nuko bagendaga, abandi bagaragaraga bagendera ku mbago badafite bino bice byo hasi by'amaguru, abandi bagaragaraga amatwi yabo hari ukuntu akonjamye ku buryo ubona ko amatwi akonjamye nyine, cyangwa se hari ukuntu abantu barwara ibintu bibyimbye ku ruhu, amatwi yaraje arituka bisa n'ikintu cy'ikibuye cyometse ku matwi. Bane tugirire neza. Abandi bari bafite intoki ariko intoki zikonjamye, ibiganza byabo bikonjamye. Data wo mu ijuru atugirire neza. Mana irambwira ngo hari abantu bibwira ko bareba batakireba. Mana itugirire neza. Nimvuga kure mwumve mu isi y'umwuka, kuko iyo turi hano kuri iyi kamera ntabwo tuba twazi kuvuga iby'uyu mubiri cyangwa turi kuvugira mu mubiri. Hari abantu bibwira ko bareba, bakaba bibwira ko berekwa kandi batakerekwa. Mana itugirire neza. Ukaba uri gukorera mu marangamutima, uzi neza wibwira ko ari Imana iri gukorana nawe, kandi uri gukorera mu marangamutima cyangwa uri gukoreshwa na Satani. Mana itugirire neza. Kubera iki uri muravuga ibyo utagutumye, ndetse uri guhanura ko runaka yahanuye, ugahanura ibijyanye n'ayo marangamutima, uri guhanura kubera amakuru wumvishe, ugahanura bijyanye n'amarangamutima yawe. Mana ako gasuzuguro yakarambiwe, ako kamenyero yakarambiwe, uyibeshyera ko yavuze itavuze. Mana y'amahoro tugirire neza. Mana irambwira ngo hari abatakigira ubutumwa bwiza, bafite bya bindi bavutse mu mitwe yabo, babeshesha abantu bashaka kubahanira ibitangaza kugira ngo babone indonke. Ari ibintu bafite mu mitwe yabo, bahora bahanura amahoro, bahora bahanura ibitangaza. Ubizi neza ko ari umunyabyaha, ukamubwira ngo Imana iguhaye ibi. Mana yambwiye ngo abo ngabo ibirenge byabo byaracitse. Data yambwiye ngo abantu bahoze bafite impano bagasengera abantu bagakira, uzabyibazaho impamvu usengana n'umuntu ukwezi kumwe, mugasengana amezi abiri, mugasengana umwaka atarakira. Mana yambwiye ngo umuti yari yarashize, ibiganza byanyu byarikunze, ntabwo bigikora, nta muti ukibamo. Mana itugirire neza. Amatwi yanyu kubera kuyamenyereza kumva iby'amarangamutima yanyu no kuyamenyereza iby'irari ry'isi yarapfuye. Mu yandi magambo nta matwi mufite, ahubwo kubera ko hari ibyo ushaka kumva iby'urukundo biba bigushobora kageze iwanyu mu ngo zanyu, kageze mu miryango yanyu, ahari ibyo wahanuye uzabona bitahise bibera iwanyu, ariko kazagera iwanyu. Njya mbabazwa cyane n'iyi miryango igira ingaruka ku bwanyu, ariko Data wo mu ijuru afite uko azagenza abe. Mana y'amahoro itugirire neza. Mana irambwira ngo mbwira abakristo bose, mesaje narifite ku bahanuzi niyo ufite ubwenge cyangwa
yumve iby'umwuka bwira amatorero cyangwa ubutumwa bwayo mukumve mu butekerezo uko icyo wagakwiye gukora usengere data no mu kuri no mu mwuka n'ukuri naho wahanura ugahanura rimwe mu mwaka ariko uhanura iby'ukuri ku muhanuzi ntabwo ari ngombwa uhanure munsi neza mu gitondo na saa sita na nimugoroba hanurira data ibyo yagutumye uzemerwa ese kuki ushaka ko abantu bakwemera Imana ukayikuraho uri gukorera nde Imana yambwiye ngo mukorere nimba mukoze gutyo murabinaha mu isi ariko ijuru naryo muzawe nimba udahindukiye ngo uve muri ibyo urimo abashaka icyubahiro bagishakishe gukora ibyiza no gukiranuka kandi Yesu yabwiye intumwa ze cyangwa abigishwa be arababwira ngo rero ushaka kuba mukuru nawe umugaragu w'abandi Imana itugirire neza none wowe kuki ushaka kwizamura ushaka icyubahiro arya inyuma y'abandi akagihabwa bakamuzana bakamushyira mu byicaro bye kuki wowe ushaka kwizamura data atakuzamura kandi nimbiriye data akakuzamura ko aribwo uzagira agaciro Mana y'amahoro ibagirire neza kandi bakomeze kandi baha ubwenge bwo kugarukiraho hano mu isi si iwacu cyakora nushaka kuhagumuza haguma ko satani icyamuzanye no kukugutsa akakurinda Mana itugirire neza ambwira ngo mbwira abakristo bose bari mu isi hose gutandukanye n'ibyo gusa kandi yambwira mwibuke ubuzima bugirwa n'ibice bitatu tugira uyu mubiri tukagira ubugingo tukagira n'umwuka kandi bo muri iyi minsi Mana yambwiye ngo bari gusengera mu mubiri abandi bari gusengera mu marangamutima usengera mu mubiri ndavuga ngo utangarize ngo urasenga ukumva n'isengesho ntibiri kuva aho uri mbese basenga amagambo ukumva urayasubiramo rimwe ubuze n'ibyo uvuga kubera ko ntabwo wahaye umwanya Imana ntabwo umwuka wera wamuhaye ikaze muri wowe usenge ibyumvikana Mana itugirire neza ariko Imana irambwira ngo dore akaga kagwiriye itorero abanyamwuka abanyamasengesho basumba abantu abakristo bari gusengera mu marangamutima icyiciro cy'ubugingo tugezemo mu buzima bwacu bwa buri munsi tugira byinshi twifuza kugeraho benshi tuba twaramenye rwose imbere hacu tukavuga ibyo dushaka abagore beza dushaka abagabo beza dushaka imitungo dushaka kugeraho imiryango dushaka kugira uko izaza mbese byose ukabishyira imbere yawe Mana yambwiye rero irambwira ngo abantu baguye gusengera mu marangamutima kandi akaga gahari satani yohereza ingabo nyinshi urimo urasenga muhanuzi umushumba mukristo kuko iyi mesaje irareba umuntu wese satani akaza agakora urukuta n'abamarayika be bakaza bagakora urukuta wera kuri gusengera muri ya marangamutima nta nubwo wemerera Imana ibisengesho uzasanga birimo videwo y'ubuzima bwawe yazanzuye ufite ari byo byifuzo ufite nibyo uhora usengera kubera ko rero uri muri ya marangamutima satani yihindura marayika w'umucyo nabonye abantu benshi bakira ibisubizo bitangaza ariko bakira ibitangaza bibazanira akaga satani yihindura marayika w'umucyo ashoboye gutanga ibintu byose akaza akakuzanira igisubizo nyamara kitavuye kuri niho nyuma aba bantu babinyuzemo n'abatarabinyuramo ababinyuzemo bo barabizi bazi uburyo bari kuregeka mu buzima bwabo bazi uburyo bari kwikiza bazi uburyo bari kubaza Imana bari kubundi ni wowe bavuze cyangwa si wowe kuko bamaze guhura n'ingaruka datayambwiye ngo mutandukanye byo gusenga kandi mwingi ngo witeka niba wiyumvaga muri icyo cyiciro ubwira Imana nikongera ibihe byo gusenga nusenga wumva uri mu mwuka nusenga wumva wimutse mu yindi si burya uri gusenga uri mu mwuka wumva wimutse wagiye ntabwo amasengesho yawe azamamaganya ntabwo wumva uri mu mashine wumva uri mu yindi si wumva uri mu zindi mbaraga Imana batandukanye Imana itugirire neza
gatatu data yambwiye ngo mubabaye ndabona abantu benshi babaye inkingi kubera kutababaye mbona bari kubabaye ibyo bindi nabura mu mirambo Imana ni bimwe abo bantu bari kugira iki ntibwiraga ko ari itarasobanura numvaga ari nk'icyorezo gikomeye cyateye kigiye gutera Imana irambwira ngo abantu bagiye gupfa bisebe tukababaza irambwira ngo umuntu yibwira ko akiranuka ariko kubabarira byaranze data yongeye kumbwira ngo mbasomere aya magambo n'amagambo ari muri Mika turaza gusoma umurongo waho wa 8 turaza gusoma n'amagambo ari mu Luka muri Matayo 6 reka duhere muri Luka icyo byawe bitandatu Luka 6:8 ngo yewe mwana w'umuntu we yakwereka ikintu cyari Mana yakweretse ikintu cyari ni gukora ibyo gukiranuka kora ibyo gukiranuka ukunda kubabarira ukunde kubabarira no kugendana n'Imana yawe no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi n'Imana gukomeye bene ndasaba kumva aya magambo abantu benshi ntabwo bashaka kumva ku matwi yabo kubera ko uko ushaka kugenda ariko uko ushaka kugenda dasa nawe ashaka kugenda Mana itugirire neza Mana ivuganye natwe Mana ivugana namwe ndavuga ngo icyo ngushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka aha hantu ngiye kugera ndashaka wacu umurongo kuko nibwo butumwa bw'uyu munsi gukunda akubabarira ntabwo ari ukubabarira bya bindi byawe ukuye ku mutima ukaba ngo ndakubabariye neza ukaba wabigaruye wareba umuntu ukamubonamo ibyakosa yagukoreye ukamubonamo yarakwikiye mvuga icyo kintu gikomeye kubera ko kubabarira umuntu wakwikiye ni ibintu bigoranye ariko dutegetswe data aravuze ngo dukunde kubabarira Mana itugirire neza dukunde kubabarira bivuze ngo ukunde kubabarira mbese ubikore kandi ubikunze kandi ubibagirwe dusomere na Matayo 6:1 wa 14 ibice bitandatu 1:14 kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo ngo kuko nubabarira abantu ibyaha byabo na so mu ijuru azababarira namwe na so mu ijuru azakubabarira nawe bishize mu bumwe ariko ni twese tubwirwa ariko hano iyo uri kureba iki kiganiro ushobora kukireba uri umwe cyangwa ugatumira abandi ariko aravuze ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo na so mu ijuru azababarira ibyaha byanyu bivuze iki rero bivuze ngo nitutababarira natwe nta mbabazi dukwiye nta nizo tuzabona tutababariye nta mbabazi tuzabona Abaroma 12 baravuga ngo umwanzi wawe nasonze umugaburire naburi ibyo kurya ubimuhe naburi ibyo kwambara ubimuhe sinzi nimba ubishoboye mw'uyu mwana cyangwa mutajya guhura ugaca kure cyangwa utamutekereza ukarwara umutwe ariko utegetswe kubabarira kugira ngo nawe wakire imbabazi za Kristo Mana itugirire neza mureke gukunda icyaha cyitwa kutababarira ushobora kudakura ibindi byaha rwose utanasayisha ariko mu mutima wawe harimo inzika harimo kutababarira harimo wa muntu uhora wikoreye Yesu uzamwikorera kugera ryari Mana yambwira ngo mugarukiraho nkige kubabarira Yesu we umwe mu bari baje kumufata Petero yamuciye ugutwi ati nagaruka urwana
aragufata gusubiza. Mana itugirire neza, birakwiye ko nta mukristo ugira inzira. Mana yambwiye ngo ikirere cy'abarokore b'iyi minsi kibaye umukara kubw'Imana. Barokore benshi bari gusengana amacakubiri. Abarokore uza gahinda Imana ifite kubwa urasengana amacakubiri. Nagize agahinda mbona mu Rwanda hari abarokore bafite ingengabitekerezo. ukabwiriza ryakote wa uryambariye ku ngengabitekerezo. Mutima waracyarimo abahutu n'abatwa n'abatutsi. Mana yambwiye ngo mubaze ngiukorera niyahe uruwinaha mwisi n'ibikore ukitwa ngo umushumba umupasteri usenga n'ingengabitekerezo. Ibi yivangura amoko, ibi yivangura dini, ibi yivangura karere. Yambwiye ngo uruwinaha ijuru ntaryo uzataha nizahinduka. Urumuririmbyi uri kuririmbana ingengabitekerezo. Mana yambwiye ngo uruwinaha nudahinduka ijuru ntaryo uzabona. Uri umukristo uba mu rusengero ari kuri gusenga n'ingengabitekerezo. Mana yambwiye ngo baragusutse n'uwakwigishije kuyigira akabigutoza uzavuge ko yakwishe. Uri umurambo merewe iteka ntugaragara, iwanyu n'indaha ijuru ntaryo uzata nudahinduka ngo ugarukira. Uri umudiyakoni n'umuntu arinjira ukamubaramo icyo ari cyo. Mana yambwiye ngo uruwinaha mwisi ntabwo ijuru uzaritaha nutagarukira. Mana itugirire neza, mugarukiraho bene data. Mana yambwiye ngo wowe ugenda na Bibiliya nkubazira ijambo. Mbese urabizi neza ko Imana ijya kurema mu itangiriro byanditsemo muri Bibiliya ugendana. Yavuze ngo turebe umuntu usa natwe, abanga umugabo n'umugore nuko baremwe. Mbese urabizi? Mana itugirire neza, yambwiye ngo mugarukiraho. Nimura amoko mwabaye abanyamadini aho kuba abitorero bya Kristo. Ariko umuririmbyi yuzuye umwuka, arabanga umwuka, arahamagara abo mu isi bose ngo mubisho rimwe mungera bumwe abumwe mubisho rimwe mungera bumwe Kristo. Ninde wabwiye ko Kristo aciye n'ibice ku buryo bamwe mu babadeperi, bandi mukaba bangirikani, bandi mukaba ba bishop runaka, abapotre runaka, ukumva utasengeye kuri evangeliste, utasenganye na evangeliste runaka, utasenze. Muri ababo ngabo ntabwo muri aba Kristo. Mana yambwiye ngo nutava inyuma y'ibyo byose iwanyu n'inaha ijuru ntaryo uzataha. Mana itugirire neza, ubutumwa narifite ku itorero nubwo ngubwo navuga ngo kuba Kristo data wo mu ijuru atugirire neza. Ngera muri Yeremiya, hanyuma dutambutse message ireba Afrika yose. Mboneraho no kubwira umunyafrika umunyarwanda ube usengera uri mu idini runaka, ube Murundi usengera he, ntabwo nitaye kuri ibyo. Icyo nzi ni ukuri umunyafrika bongera ibihe byo gusengera Afrika. Yeremiya 31 ku murongo wa 3 ugeze ku wa 5. Sengera Afrika yacibohoke ko data yaradusezeraniye. Yeremiya 31 ibice umurongo ni wa 3 ugeze ku wa 5. Uwiteka yambonekeye kera ati, ngo Uwiteka yambonekeye kera ati, nukuri nagukunze urukundo ruhoraho. Nukuri nagukunze urukundo ruhoraho. Nicyo cyatumye ngukuruzi neza nkakwiyegereza. Nicyo cyatumye ngukuruzi neza nkakwiyegereza. Zongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Yewe Afrika we, nagukunze urukundo ruhoraho. Wa mwari wa Isiraheli we, zongera kukubaka
uzaba wubakitse, uzongera kugira amashako yawe, uzongera kubaho neza, uzongera kubaka Afurika nzima, Afurika itarimo abakoroni n'ibyo bashizemo, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe, kandi ab'Afurika bazanezezwa no gukora bakora iby'iwabo kandi babigemurira abazungu. Bazanezezwa no kubaho badafite ubwicanyi n'ivanguramoko, badafite ibigirwamana, bazanezezwa no kubaho bubaha Uwiteka, bazanezezwa no kubaho bayobowe n'abami bazi Kristo, bazanezerwa Abanyafurika. uzongera gutera inzabibu ku musozi y'i Samariya. Afurika uzatera imbere, uzatera inzabibu, uzagira inganda, uzagira abana bazi ubwenge bafite ubumenyi, uzongera kugira uburumbuke burenze ubwo wari ufite kera. Yego. Abatezi bazatera kandi bazanezezwa n'imbuto zabo. Abanyafurika muzakora kandi muzungukirwa, muzanezezwa n'ibyo mwungutse muri Afurika. Mana yambwiye ngo iri basezeranije ije kubikora kandi vuba, nubwo mubona nuhagurutse akagerageza kubikora abamurwanya baba benshi, ariko Imana irambwira ngo ihagurukirije benshi icyarimwe batazabasha kurwanya. Mana itugirire neza kandi Imana isohoze ibyo yavuganye natwe mu izina rya Yesu. Turayinginga, ntabwo tuyitegeka, ni Papa azaduha ibyo yadusezeranije. Reka mpe message Dawidi hanyuma dusoze. Ngerera muri Samweli wa 2 ibice byawo 18. Samweli wa 2 ibice byawo 18. Biri ku murongo wa 2. Samweli wa 2:18 dore ku murongo wa 4 tugeze ku wa 5. Wa 2 dore ku murongo wa 2 tugeze ku wa 5. Dawidi aherako agaba ingabo. Ngo Dawidi aherako agaba ingabo. Ndagira ngo ibi bintu Dawidi ahantu ari n'ababari kumwe babyumve neza. Data yambwiye ko aya magambo tuyasubiramo inshuro 3. Dawidi aherako agaba ingabo igice cya 3 agiha Yowabu. Ngo aherako agaba ingabo igice cya 3 agiha Yowabu. Ikindi agiha Abishayi mwene Seruya. Ikindi agiha Abishayi mwene se wa Yowabu. Yego. Ikindi gice cya 3 agiha Itayi w'umugiti. Ngo ikindi gice cya 3 agiha Itayi w'umugiti. Umwami abwira abantu ati, ngo umwami abwira abantu ati, nanjye ubwanjye sindi bubure gutabarana namwe. Nanjye ubwanjye sindi bubure gutabarana namwe. Uyu ni Dawidi wavugaga. Abantu baramuhakanira bati, wowe nturi butabare. Abantu baramuhakanira, babandi bari kumwe na Dawidi ngo baramuhakanira bati, wowe nturi butabare, kuko niduhunga batazatwitaho. Kuko twebwe tugiye tutari kumwe nawe, twe duhunze ntabwo batwitaho. Ndetse nubwo igice cya 2 cy'abantu bacu cyapfa, ndetse nubwo kimwe cya 2 cyacu cyapfa, nabwo ntibatwitaho. Kuko uhwanye n'abantu bacu inzovu. Kuko wowe Dawidi umwe uhwanye n'abantu bacu inzovu. Ahubwo ibyarutaho nuko wakwitegura kudutabara uturutse mu mudugudu. Mu yandi magambo, wowe nutureke tugende, ahubwo usigare witegura kudutabara uturutse mu mudugudu. Umwami arababwira ati, ngo Dawidi arababwira ati, ikibabereye cyiza nicyo ndi bukore. Ikibabera cyiza nicyo ndi bukore. Kuko umwami ahagarara mu bikingi by'amarembo. Ngo nuko umwami ahagarara mu bikingi by'amarembo. Ingabo ze zirasohoka amagana n'ibihumbi. 5. Maze umwami yihanangiriza Yowabu na Abishayi na Itayi ati, ngo maze umwami yihanangiriza umwami na Abishayi ati, kubwanjye murangenzereze neza. Kubwanjye murangenzereze neza. Uwo muhungu Abusalomu. Kandi
abantu bose bumva uko umwami abantu bose bumva uko umwami yihanangirije abagaba bose ibya Abusalomu. ngo kandi abantu bose bari bajyanye na ba Yowabu bumva ibyo uko umwami yihanangirije Abusalomu. Dukomeze. Rekeraho, Imana y'amahoro ikumira umugisha. Amen. Ndagira ngo Dawidi wite kuri aya magambo, wongere uyumve, wongere uyumve, wongere uyumve. Mana itugirire neza. Ndagira ngo mbibutse kuyu Abusalomu yari umuhungu wa Dawidi, ariko yahigaga Dawidi n'abantu be ngo abice. Hanyuma Imana yemerera Dawidi gutera Abusalomu. Hanyuma kandi Dawidi nawe agaba ibitero abigabanyamo ibice bitatu, ariko Dawidi ngo yifuza kujyana nabo. Arangije ngo baramubwira ngo Dawidi rwose tubabarire ntujyane natwe kuko twebwe ntacyo byatubwira, ntacyo tuvuze kuri bo, ariko wowe wenyine umwe ungana n'abantu inzovu bacu. Mana y'amahoro itugirire neza. Dawidi yumvira aba bantu, aravuga ati noneho biba uko mushaka. Dawidi ntiyajyana nabo, ariko yari yabihanangirije abizanamo amarangamutima. Aravuga ati Yowabu, ndakwinginze uyu muhungu wanjye ntimumwice. Ariko byari amarangamutima y'umubyeyi. Ahari nawe wumva ko umwana wawe agiye gupfa, niko wabikora, cyangwa umuvandimwe cyangwa undi muntu wumvaga ari uw'agaciro, niko wabikora. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko uyu yari umwanzi wa Dawidi, yari umwanzi wabo bari kumwe. Mana itugirire neza. Abusalomu nta kintu cyiza yifurizaga Dawidi, nawe yamuboneye ari kumwica, ariko agira amarangamutima. Arabatse umwana wanjye mugire uko mumugenza. Ngo nuko ibyakurikiyeho nyuma iki gice uze kugisoma. Abusalomu barateye, hanyuma ngo aza gufatwa n'amashami y'ibiti aratendera hejuru. Hanyuma umwe mu bantu bari kumwe na Yowabu aramubona, agenda yiruka abwira Yowabu ko yabonye Abusalomu. Yowabu ahita amubwira nabi, aramubwira ati kuki utamusogose? Aravuga ati numvishe ibyo databuja mwami Dawidi yavuze, ntabwo nashoboraga kurenga ku byo yavuze. Yavuze ko tutazamwica. Yowabu ahita amubwira ngo ntabwo nshaka guterana nawe amagambo cyangwa gushyogoranya nawe. Arangije yohereza abagabo 10 baragenda basogota Abusalomu. Ngo Dawidi yumvishe inkuru ko umwana we yapfuye, yiyambika ibigunira yirabivu, ararira cyane, araboroga. Ngo arurira hejuru, araboroga, ariko yibagirwa ko ari kuborogera umwanzi wagombaga kumwica. Ngo nuko abantu nabo bajya kwihisha, baratinya. Mana itugirire neza. Dawidi ntiyatekereje ko Abusalomu wari upfuye yari umwanzi wabo, yagombaga kubarimbura. Yowabu yari umugabo uzi gufata umwanzuro. Aragenda yegera Dawidi, aramubwira ati ubabazwe nuko Abusalomu umuhungu wawe yapfuye. Ati biragaragara neza ko twebwe niyo dushiraho ntacyo byari bikubwiye, ubu ntabwo umeze gutya. Mana itugirire neza. Ndashaka kubira Dawidi ngo gira ubwenge kandi wumvira umwuka. Hanyuma Yowabu anafata umwanzuro ukomeye, aramubwira ati noneho nukomeza kumera gutyo nzewe ntago buri bwira. Hari umugabo ukiri mu iki gihugu, ukirimo muri twe. Mwani mayabata abagabo bose ndabica kuko ntacyo twakoze biragaragara. Dawidi amarira yarafite arashira, yumva ko kwibyo akora ari guhemukira rubanda kandi ari bayoboye. Mana itugirire neza. Rero Imana yambwiye ngo ugire ubwenge kandi ugire amacenga, kandi wirinde, kandi umenye abantu muri kumwe abari bo. Umenye ihene uzishire ku ruhande rumwe, umenye intama mukwiye kugendana. Data wo mwijuru aduhana umugisha. Niyo message nari nazanye umunsi. Shalom shalom. Yego, ese mbere ko tukurekura Dawidi ubu ngubu ari hehe? Dawidi agiye kujya hehe? Duha amakuru ya Dawidi mbere ko tukurekura.
Imana iramutse itangaje Dawidi ahantu ari, ndagira ngo mbatangarize ko niyo yahambwira njye ntahavuga, kubera ko ni Dawidi nyine, nimba ari kurwana na Abusalomu ko n'abavukanyi cyangwa yego n'abavukanyi ko bose ni abanyagihugu burya bari abavandimwe, nimba rero Abusalomu ari kumuhiga nawe akaba ashaka gufata igihugu akakiyobora mu mahoro, akagiha byinshi byagiye biburamo iki gihugu. Ni igihugu gifite ibibazo bitandukanye, ari iby'amayesansi, ari iby'ubukungu. Muri iyi minsi bari kubura umuriro ku buryo butangaje kandi bubabaje. Rero ntabwo mbaye rwose nzi aho Dawidi ari, ntabwo nabatangariza aho ari kubera impamvu z'umutekano wa Dawidi. Ese kubera iki Uburundi ariho muri Rwanda cyane ko Dawidi? Ese mu Burundi niho hari ikibazo kuruta isi ibindi bihugu byo ku isi yose? Kubera iki Uburundi kandi muri turebye Afurika hose? Kubera ko intego yacu groupe abasirikare bakurikiye bangoboka Afurika. Ndagira ngo ntangarize abakunzi b'Umusaraba TV, mu bihugu bitatu dufite biri mu Rwanda, birimo Burundi, birimo Kongo. Imana yadutangarije ko n'ibihugu bigiye kugera amahoro azaba asasakara muri Afurika. Navuga ngo bizaba nk'amarembo y'ibohoka rya Afurika. Rero impamvu duhanura Burundi nuko Imana yasezeranije abayikunda Afurika, ibabwira ko hagiye gusubiraho ubwami apana demokarasi y'abaperezida. muri Afurika hagiye gusubiraho ubwami? Yes. Ubwo no mu Rwanda twiteguye ingoma y'ubwami se? Bizaba. Ryari? Ntabwo iratubwira igihe kuko iri kutubwira iby'i Burundi. Nese ingoma y'icyami ni ya repubulika nziza niyihe buriya koko? Kubera iki Imana ishaka gusubiza ingoma y'icyami kandi tuzi ko ingoma y'icyami nayo nta cyiza cyayo? Ingoma y'icyami abantu bari bagifite umuco, bari bagifite urukundo. Ingoma y'icyami nta mukoroni wari uri gutanga amabwiriza, mukore gutya mugire gutya. Ingoma y'icyami kandi navuga ngo wenda ntago benshi babona ibyiza byayo, ariko kurikiranya amateka y'abami nubwo nabo bateraga bagaterwa, ariko kandi baharaniraga ubumwe bw'igihugu cyabo bikavuga ngo rero niba byibura abantu barahuzaga umutima bakaba bati tugiye kwagura igihugu, ariko bahuza umutima ntabwo bo bwabo hagati muri bo barwanaga, ahubwo bahuzaga umutima wo kwagura igihugu. Bivuga ngo abanyafurika nibongera kugira uwo mutima bazahuza umutima wo kwagura Afurika, haba mu bukungu, mu mibereho myiza, mu bice bitandukanye by'ubuzima. Yego, niyo mpamvu Imana ishaka kongera kugarura abami. Ikindi nubwo benshi bazi ko abami bakoreraga ibigirwamana, benshi bari bafite ibigirwamana, ntabwo bemeraga Imana. Nicyo ngiye kuganira ko batameraga Imana. Ntabwo bemeraga Imana, ariko umwami yita Imana. Iyo tugendekereje dusanga mu Rwanda barimo bemeraga Imana, nimba baritaga abana bitwa Habarurema, bivuga ko mbere y'izo mana bizeye hari Rurema waremye umuntu, byumvikane ko bayihaga agaciro. Ariko umwami uzabaho muri iyi minsi ya none ntabwo azaba ari wa mwami uterekera, azaba ari wa mwami. Ndashaka kuvuga ngo hagiye kuzaho ubwami nk'ubwari mu Bisiraheli, nibwo Imana igiye kuzana. Ntabwo ari ubwami nk'ubwari mu Rwanda n'urugero cyangwa i Burundi, ahubwo ni ubwami bw'Abisiraheli, bwa bundi butuyemo ubuturo bw'Imana, bwa bundi burimo Kristo, bwa bundi burimo kubaho Uwiteka. Yego, tugiye kuba abayuda bo kuri Afurika mu by'ukuri. Tunezererwa Imana yiduhaye amakuru. Reka tugushime tugane ku musozo, ariko se ibyo bintu bizaba ryari? Iminsi y'Imana ntabwo tuyibara, kuko igitubwira ngo umunsi wacu umwe wahwana n'iminsi ya igihumbi. Rero ibihe n'ibigena, reka dutegereze kuko ntibeshya, ntihinduka, ntiryarya nk'abantu. Yego. Reka tugusabe nimba nta kindi bongeraho noneho tugane ku musozo.
nyuma ya message y'Imana nta kindi nongera. uwagushaka yakubona kuziye nimero? Murakoze cyane, wifuza kubana na mama w'amahanga wambona kuri 0795736670. Iyo ni nimero ni yanjye ariko ni ya groupe abasirikare ba Kristo. Ngira na nimero ya MTN nayo iba kuri WhatsApp, zose ziri kuri WhatsApp. Ni 0789307336 naho wambona. Wifuza kugira buri kintu cyose uzakimbaza. Yego. Reka tugushimire mama w'amahanga tukane ku musozo kandi katwe ngo wakoze cyane ku bw'ubutumwa utuzaniye Imana nk'umugisha. Yego. Dushimiye kandi umuntu wese wabanye natwe mu cyo kiganiro kivuga butumwa tugeze ku musozo dusubikiye ahangaha ntabwo dushoje kuko mama w'amahanga aracyakomeje gusenga uko umwuka mushoboje kumwe mushoboje azajya akomeza abagezeho ubutumwa bwiza kwa Yesu Kristo. Murakoze cyane mumuhamagare mugane kandi mushyikire muri rivuga butumwa arimo ritoroshye. Mumushyikire kuko nimwe bw'Imana izakoreramo. Reka mubwebo namwe mujye mwumvira umwuka. Reka tugusabire noneho usenga Imana. Murakoze cyane. Reka nsabe abantu twongere duce bugufi dusengana Imana. Jambira abantu ngo Imana iracyakora, iracyatanga urubyaro, iracyakora imirimo n'ibitangaza. Rero ugire kwizera datarabana nawe. Amen. Turagushimiye papa mwiza wakoze kubana natwe. Wagize neza papa, wagize neza wayoboye iki kiganiro. Ni kuri tukuzamuriye ibiganza. Yemerera kandi uyu mwanya data turi imbere yawe tuzamuye abarwayi ubugwayi butandukanye mu izina rya Yesu Kristo. Tuzamuye kandi abamama abapapa babuze urubyaro. Uri Imana itanga urubyaro, uracyarema mu izina rya Yesu. Nubaremera abana bazima, mwaka utaha bazayibacikiye abana bazima. Turakwinginze kandi abafite amadeni ubishurire kuko ubushobozi urabufite. Abafite imisozi bari kuzenguruka wera wa Isiraheli, ndakwinginga cyane ukomeze kubana nabo. Yemerera data bakure kuri iyi misozi, yaba imisozi y'ingo zitumvikana, yaba imisozi y'abana bari kunanirana muri iyi minsi, yaba imisozi y'ubukene, ubushomeri. Hari imisozi myinshi abana bawe bariho, abantu bawe bariho, ariko uri Imana itabara kandi irengera. Uko wakoraga kera turabizi n'ubu ni kukiri. Ndagushimiye kuri Imana wururukiye kurengera bawe kandi ndakwinginze komeze kwagura Umusaraba TV izina rya Yesu. Mwami Imana kandi ubakomereze mu buntu bwawe mu izina rya Yesu. Umugisha utanga nugere kuri bose numvise iki kiganiro bakagisangiza benshi. Yemerera Uwiteka komeze kubana natwe twese kiruta uzaduhe iherezo ryiza. Urakoze mubyeyi mwiza, gahunda bwanze gamutegeke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha mwese mwabaye natwe. Reka tuzasubire ubutaha. Uyu ni Umusaraba TV. Ciao ciao. Amen.